mbanje kubashimira. Ngiye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Menya Studio. Nuvuga ngo rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo twareba amanota yasohotse yo muri no mwaka wa 2024. Nkuko bireba ukabona no mwanya wakwandikamo kode ukabona amanota. Nkuko bisanzwe turajya hano muri Chrome yacu, niturangiza tujya hano muri search, tuze hano muri search twandikemo SDMS result 24, SDMS result 2024. Nkuko hari ukuntu mbere twabikoraga ugasanga ntago biri gukunda. Rero ikintu wowe ugomba hano kuhakorera, uraza wandikemo ukore search, ndakwereka aho uraza gukanda bikarangira ugeze kuri link ikugeza ku manota, bigeze ahantu wandikamo kode byoroshye. Nkuko twari tubizi, twazaga katuze turebe hano hejuru, twazaga tugakanda hano hambere hasanzwe, ino link ya mbere bari kuduha. Rero nibwo twazaga tukajya dusanga ibintu byacu ntago birimo kuba byagaragara. Abona dufite hano link nyinshi, urazwa nano sini, then none urangiza uraza urebe ahantu handitse ahangaha hano hambere, niho twakandaga ntitagira ikintu tubona. Rero urabona hano handitse ngo National Exam Service. Hari ku muntu uraza gukanda hano akaza kubonamo hano ndi kubereka ari utuntu dutatu, nakanda akabona hano hari utuntu dutatu, araba yayarebera hano bigakunda, arakandaho then bamuhe ahantu aruzuza kode. Ku muntu rero nawe basanga bimeze nka gutya, icyo araza gukora, araza amanuke aza hano hasi hahera akanda handitse ngo see more, then azareba hano handitse ngo how to check primary and secondary free NESA result, akandeho narangiza yemeze. Mu kwemeza araza hano asange link zingahe, ebyiri. We check NESA max for the 24 using SDMS. Nyine barimo barakubwira ngo uraza gukoresha kugira ngo urebe amanota ukoresheje hano. Nta kindi rero uraza gukora muri ziriya link, hari ya primaire, hari ya secondaire. Nkuko iyi ngiyi ubibona ni ya secondaire twafashe twebwe. Uraza kandi urabona ino code niyo ndi gushyiramo ubu ngubu, nurangiza uyishyiremo. Ndakeka ko uri kwibona nshyizemo n'umwaka wa 2024 na kangahe na 4. Iyi ni code isanzwe. Then urabona ko iyi ni code nge mpimbye. Urabona ko aya ni amanota mbonye y'umunyeshuri wagize 28. Naje noneho mbereke nuko warebera primaire. Hano hari kuba wa downloadinga ino shusho ikaba yaza muri screen yawe. Weho umuntu wakoze exam, ku muntu wagize amanota meza, congratulation. Twagiye noneho rero kuri primaire. Urongera usubire inyuma gatoya muri za link ebyiri, ya mbere ubona ko ari primaire, aha kabiri akaba secondaire. Twe tumaje gukanda ya kabiri niyo twe turangije, none tugiye ku ya mbere ya primaire. Naho tugiye kubikora tuyishyiremo, kuko nuza kubigusanya ni handi uraza gushyiramo ugasanga exam cyawe result yawe ntirigaragara. Uraza ushyiremo kode nyine bisanzwe, ngiye gushyiramo nk'ayandi ariko nzi guhindura, nshyiremo ko ari primaire. Nkuko nyine ari primaire ndabishyiramo, nimara kubishyiramo nk'andi result ndaza gutegereza bazi kunyereka kuba nyereka result n'amanota yayo. Uyu nguyu we yiga primaire yagize amanota 13. Ni ibintu rero biba bitarenze, ntago ari ibintu birenze ku buryo ibi bintu byakuranira. Weho kanda subscribe kugira ngo n'izindi video zazi kugera ku gihe, kandi congratulations ku muntu wakoze